ibyabanje muri MATAYO HJigh School. Kamirata sinzi ukuntu kwiyumva katumye n'abahungu bose abantu baranga nta n'umuntu wabibonye wabonye ubushanitsi gafite se hari rya sinzi ari imva buri kanya nagahushya turagupanga ko tugakosora tugafata nka wallet ire mu franga twayishyira muri bag yiwe and then tukamurega ko twayabuze bakamamaga muri direction and then bakamwiruka aha prefageze nkaba twicaye swala bicarana nani shize kutaya ku ishuri biti sawa. Hari abantu benshi uyu munsi bari mu buzima bahisemo mu myaka 6 y'ikiciro cy'amashuri yisumbuye, igihe buri wese yiga amasomo ari maza amubeshaho mu buzima bwose ariko akayakomatanya n'amasomo kamere y'ubuzima. Igihe imyaka y'amashuri umuntu yigamo ihura n'imyaka ye y'amavuko, igihe tuba dufite inzozi zitandukanye cyane n'ibyo tuzabamo mu by'ukuri, igihe ubugimbi n'ubwangavu buba bukubwira ko ari wowe utegeka isi, amaso yawe atakibona ukuri k'ubuzima ahubwo akwereka ko ibintu byose ari iroze, igihe amaso yawe aba ataragira ubushobozi bwo kukwereka ko ubuzima bushobora kuzaba bubi. Muri iki gihe cyo kubana amasaha menshi n'urungano, buri wese ahimba ubwoko bw'ubuzima n'imibereho atekereza ko izamushyira imbere y'abandi. Hari abashyira imbere indangagaciro zituma bazaba abahanga, hari abiyubakamo ubwoko bw'umuntu bushingiye ku kwerekana ko uburezi nta mwanya ukomeye bufite mu isi bityo bakababaswa. Hari abishyira mu mutwe ko ubuzima ari filime bagatangira kubaho nk'aho bari muri televiziyo. Amashuri yisumbuye ni inkuru, ariko cyane cyane ni inkuru y'ubuzima. Kukutamunda ananyazahora tira urangiza
utari mu ishuri ajya mu ishuri niba bya bishushanyo barangije kubikora ndaje tuze kubyohereza ubigire vuba vuba. Sawa. Korodi uri fake shop sikuyu utambwiye ko gukangira yaje kuki utari wambwiye ko wankuru yaje Nusu yakubwira ati nahita mu gikona araje ngo ndi muri salo nasinzira ko n'uburangare bwawe wajya urirya nturisinzira ariko nanisonze nta biryo urateka ndatetse rakweto witonze gato giye guteka bitebije tugenda nabyiteze Teacher question. Yena buza gasaka mikanye kandi karimo amafaranga yawe. Nakabuze umuntu uzi uko yayajyanye ayampingereza bikiri mu nzira nziza. Nagashatse nakabuze kandi kari muri baga yawe. nimba afashe gashaka shundi uravuze bati musakana wawe Mwese mushaduma gasaka mikajya umuntu uzi ko kajyanye kampereza. ndavuze ngo uyu muntu asa n'ingenzi Buri wese namusake. Kuva mpereye kuri we buri wese yisake amereza agasaka mikanye. ntabwo wangana ibyakaye nzana Mwese nimusakane mu mbaga gasaka mikanye. nayo nigeze nzana ibaganye musakane wese arageze Umuntu twese yanjyanye ibyajya by'umuhereze bikiri mu nzira. nende ko mwicaye wowe urya byaho ngaho tukase nyine ntebera nk'ikindi Ushobora wakajyanye. Reka musake muri baga yawe. Hama hamwe tugusake ushobora nawe wakajyanye fata sake iyo baga akagakobwa ni akajura tuza bagusake hama hamwe urabona amara uri mu gihe cyose ibikora bintu ugeze ibintu byacana ko kageza urwatira sinubwembe udamaze n'amazima ngenda kuyaga yes teacher the next Shema. Shema. ko hafi wawe ukajya uhora ushyuhaguza wajya bitonda bigashya ko ukuntu amureza urashonje nyine birumvikana ariko nyine tuzi ibiryo biri iyo umuntu aragiye mu kintu inzoga niwo uzura ku bushake bwawe ukajya wihutisha ibintu byinshi aramukunda bizashya ryari itonde wawe se mbose ko ntari bakuza gusura sha araza buri gihe agasanga wagiye nyine se ko club zaragutwaye wagira ngo nizo buzima bwawe Shema. Shema. Shema nyitaba. Niko Shema. Ufite impamvu wambwira yatumye utajya ku ishuri? Kangusaba ikintu kimwe rero. Tucyumvikane. Niba udashobora kujya ku ishuri urahitamo kujya ku ishuri cyangwa kuva mu ishuri
nkirukana umukozi wo ugakora akazi ko mu rugo. umva tonto kumvikana niba uko bimeze neza muri inzu ufite aho uzajya ariko ushaka gukeka ko ufite aho uzajya kuba ndi wambikesha ubuzima bwawe udahari nanaho ubwo rero urumva wakuze ku buryo utahirwa inama gukura nzaba no muri mazu birangiye sha wowe nutajya ku ishuri nzirukana umukozi ukora akazi ko mu rugo nibikunanira uzajye gushaka ahandi ujya niba mundambe nzavanga ngende udahari nawe ndirukana umukozi wo gukora akazi niba mundambe mumbere nsoke muri zigende none se nutajya ku ishuri urumva we nzakumaza no urumva nakumaza iki kindi wananiwe kujya ku ishuri no madamu ntabwo ashaka kujya ku ishuri niba adashoboye kujya ku ishuri turirukana umukozi agume mu kazi hano twakora iki none umubona Shema Shema ni ikintu cyabaye Shema habaye ibizakurikira muri Matayo High School. Nabivuze ntago mbisubiramo ahubwo reka njye gushaka ndaje mukanya Shema ntakimwumva mu rugo rwanjye mama cishika byure turabigenza gateri ku biri bugende cyo cika ihangane mama chize tuza uretse turamubwira